On TTV. Muraho neza nongeye kubasuhuza mwebwe baduteze amatwi aho muherereye hose mukaba mudukurikirana umunsi ku wundi. Tugiye komeza kubana ngiye ndi Pupu, tugiye kubana mu kiganiro Bookstore ini on TTV nk'ibisanzwe. Ngira ngo maze kumenyera ko tuza tugasomana ibitabo, niyo mpamvu ngenda ndeba igitabo kiri buze kugira ikintu kiri bugufashe, kiri buze gutuma wasigarana isomo mu buzima bwawe. Ntago mba nkeneye ko dusoma ibitabo ngo bikarangira oya, ariko se kubera iki dusoma ibitabo, kubera iki mba nshaka ko hari ikintu musigaranamo. So uyu munsi hari igitabo kimwe mu bitabo byiza nabahitiyemo, nakitegereje ndagisoma ndavuga nti wow, aba bana ariko buriya kino gitabo baragikeneye. Ndavuga nti ariko hari isomo cyadusigira. Niyo mpamvu hano mfite igitabo ngira ngo murakireba. Tugiye kukiganiraho gatoya cyane, tugira ikintu twungukaho, tugira isomo dusigarana. Iki gitabo mu by'ukuri cyitwa Smile to Your Heart Meditations. Kizatwigisha ibintu byinshi by'umwihariko ku mutima. Ushobora kwita uvuga ngo ubu ngubu ngo noneho ngo Pupu ni umuganga w'imitima. Oya, ntago nje kuvura imitima mu buryo bumwe cyangwa ubundi bw'uko umuntu arwara umutima akajya kwa muganga. Oya, ndavuga umutima nama wawe, umutima wa undi uguha ibyiyumviro, yaba ibyishimo, kwa kundi uyumva ubabaye, kwa kundi wumva ufite agahinda, kwa kundi wumva wigunze. Uwo mutima nyine uguha ibyo byiyumviro niwo nshaka ko tuvugaho, niwe kino gitabo utubwira. Nabyita nk'ubugingo, ubugingo bw'imbere, nabyita nka gutyo. Impamvu nahisemo rero ko tukomeza kugaruka kuri iki kintu nta yindi, nuko ubusanzwe umuntu ababayeho agaburira umubiri we, ukagabura, ukarya, ukanywa, ukumva wakiyambika. Hari n'abantu bagaburira inzara iyo bazisiga, imisatsi, ibintu nk'ibyo nyine, ukumva ko wakiyitaho physically kugira ngo uze kuba usa neza, cyangwa se kugira ngo wenda nyine uze kuba ugaragara neza imbere y'abandi, ndetse nawe ubwawe ubona nyine urasa neza, wambaye neza, wakoresheje mu mutwe, wakoresheje inzara, mbese you look smart. So ukabona rero ugaburira umubiri. Hari n'abantu bakora siporo kugira ngo nyine umubiri ukunde ube fit. Hari n'abantu rwose bavuga ati ngiyewe nkunde mbona ikibuno, nkunde so ibintu nk'ibyo, ukumva umubiri wawe witayeho, ariko ukirengagiza ubugingo burimo imbere, cyangwa se uwo mutima uguha gutekereza ko wishimye, uguha gutekereza ko ukina amafaranga yo kubona ibyo bintu. Wakibaza noneho wo ugomba kugaburira iki? Wawugaburira iki? Abemeramana bo bemera ko ubugingo butunzwe n'ijambo ry'Imana, right? Ariko ngiye ntago nje hano kubihakana, nta nubwo nje hano kubyemeza ngo nkubwire ngo genda usenge, ngo ugenda usome ijambo ry'Imana wabutunze umubiri. Nibyo, ijambo ry'Imana ni umutsima utunga ubugingo, ariko ndagira ngo nkubwire ukuntu meditation, iyo uyivuze cyangwa se iyo uyikoze, ariko ikintu cyonyine gishobora kugaburira ubugingo bwawe, nicyo kintu gishobora gutunga umutima wawe. So iki gitabo kizagenda kitwereka uburyo wakora meditation. Hari n'ibintu, hari n'amaklase, mujye mwumva klase ya yoga, aho nzanabazanira master wa yoga class akatubwira bimwe mu byo yoga ifasha umubiri, bimwe mu byo meditation ifasha ubugingo bwacu, ifasha wa mutima wacu urimo imbere. Ntago ngiye nkuko nawe ndi kuvuga umutima uyu nguyu utera ibumoso ngo tik tik tik, ntago ari ndi kuvuga, ariko buriya nawutera kubera ko ufite ubugingo buzima. Ariko kugira ngo ugumane ubugingo, kuba ufite ubugingo ugenda uhumeka ni kimwe, ariko no kuba wabugumana kandi ari bwiza ni ikindi. That's why icyo ukeneye nta kindi, wowe ukeneye kuba wakitaho umubiri wawe, ariko utirengagije ubugingo bw'imbere, utirengagije wa mutima uri imbere, kuko umutima niwe ugukoresha ibintu byose. Hari abantu wenda bajya bavuga ngo byose bipfira mu mutwe, ariko ikintu gihesha umutwe gukora neza ni uko umutima wawe uba umeze neza. Ushobora kuba muri kino gihe ugenda ukumva nta kibazo ufite, ukumva nturwaye, ukumva birabaye, urarya, ukaryama, ukanywa, ukambara, mbese ufite n'amafaranga maybe cyangwa ntayo ufite, ariko ukagira ngo ni ibyo. Ariko mu by'ukuri hari ibitekerezo udashobora kugira, hari intambwe udashobora gutera muri wowe, kubera ko ubugingo bwawe, umutima wawe ntabwo ugeze uwugaburira wonyine. Reka tubyite nk'uko n'undi uhereza umubiri intungamubiri, cyangwa ibiwutera imbaraga, cyangwa ibiwurinda indwara.
ugasanga bwa bugingo bwawe wa mutima wawe ntago nawe ugaburirwa. Biva hehe? Ni hahandi usanga umuntu mu buzima bwe nta kinyabupfura agira, nta discipline, nta bumuntu agira, nta bunyangamugayo agira. Ese ugira ngo biterwa n'iki? Ni wa mutima wawe uba nyine udashobora gutekereza ngo wumve ko koko uri umuntu kandi ukwiye kugira ubumuntu. Wa mutima nama wawe, wa mutima w'imbere, bwa bugingo bwawe budashobora kumva ko koko ukwiye kuba inyangamugayo. Niyo mpamvu muri ino minsi usanga abantu abayeho nyine nk'umuntu w'ikihebe, akajya hariya kuri public akavuga amagambo atitaye ngo ari buze gukomeretsa abandi, akavuga amagambo ndetse akaba yanakoresha imvugo nyandagazi. Mujya mubyumva, mujya mubibona. Kubera iki? Ubugingo bwe, umutima we turimo kuvuga nyine, reka tuvuge ngo nta kintu kirimo, just yumva ko kuba ari aho ngaho agomba kuvuga, agomba kugira icyo akora, birabaye birahagije. No. Kubera iki rero umuntu akwiye kubaho yita kuri ubu bugingo bw'imbere, yita ku mutima w'imbere? Nimba bemeramana no muri Bibiliya haranditswe ngo urinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa. Ubundi se ni iki kintu gishobora gutuma ubayeho utitaye ku mutima wawe w'imbere, utitaye kuri ubwo bugingo bwawe? Ni iki kintu gishobora kubigutera? Ushobora no kuba uri kunkurikira uvuga ati se ko ngiye ibyo nibyo nariyenze. Wari uzi nyine ko umuntu afite umutima uterera ibumoso, ibintu nk'ibyo, ariko utari uzi neza ko hari ubundi buzima bw'imbere, ubwo bugingo, uwo mutima, hahandi hava ibyishimo byawe, hahandi hava agahinda kawe, hahandi hava umubabaro wawe ndetse no kwigunga. Utibaza nyine ukubumva nyine ari ibintu biri normal kuba bikubaho, ariko mu by'ukuri ikintu cyose kiri normal ntago ariko kiba gikwiye kukwafecta. Ahubwo ikintu uba ukwiye gukora ni ukwiye kumenya use ubundi wowe wanyawe ubayeho ute? Kuko hari wowe, hari none nawe wanyawe, uri wowe ukurimo imbere, hari undi muntu ukurimo imbere. Niyo mpamvu abantu bemera ko hari ubundi buzima, bemera ko hari ubundi bugingo tuzabona, bazabaho, bemera ko uyu mubiri uzapfa ukabora. Kandi koko nibyo, uyu mubiri urarwara ukangirika. Kugira ngo wumve iki kintu uzarebe iyo umuntu yarwaye yarembye, any kind of disease, uko waba uri kuribwa rwose, uraribwa, ariko wakibaza ni iki kintu gikomeza kuguha ibyiringiro uvuga ngo wenda nshobora gukira, cyangwa kikanakomeza kumvisha kuri bupfe. Icyo kintu, ayo marangamutima aturuka he? Ukaba umeze nabi, ariko ukajya ubwira abantu ngo nukuri ko Imana nkugiye ngo nanakize, kandi abantu barabona ko warangiye. Ayo marangamutima, iyo motivation bikumvisha ko uri bubeho ni ituruka hehe? Hahandi ugera ukiheba ukavuga ati shana ukuri ko Imana ndapfuye, indwara zaranyishe, nabuze ibi ngibi, amaganya ya buri kanya, ibiki byose umuntu wese ubonye ukamuganyira, bituruka hehe? Kubera icyo umuntu aba abayeho mu maganya, nta byishimo, ntaki. Ariko njyewe muri Bookstore impamvu kino gitabo nagihisemo, guys, munyumve neza, ndagira ngo tuzige by'umwihariko ikintu wagaburira ubugingo bwawe, umutima wawe, ukabaho ukeye kandi umeze neza, ubuzima bwawe bwiza. Hari abantu babayeho ubuzima bwabo bumva ko n'imyaka 100 yayibaho kandi karangira. None umuntu uvuga ati ningira Imana ndabona iri joro rikeye. Biterwa n'iki? Wa muntu wumva ko n'imyaka 100 yashira, abazi neza ko bwa bugingo bwe buri imbere ari cyo kintu cyonyine afite gishobora gishobora kumugiraho, gishobora gutuma agomeza kuba ari kubaho. Akakigaburira ibigikwiye nta kindi. Niya meditation nababwiye, ni yoga class nababwiye, siporo, ibindi byose bitagendanye n'umubiri. Ni ukuvuga ko rero umuntu akwiye kubaho azi ibi bintu bibiri. Nibyo nzagenda ngarukaho, nibyo kino gitabo kigenda kitwigisha. Kuba ujya hariya mu ishuri ukiga, ugasoma, ugafata ibintu byinshi mu mutwe wawe, nta kintu bivuze mu gihe ubugingo bwawe nta murongo bufite, mu gihe udafite umutima nama kandi mwiza, mu gihe udafite ubunyangamugayo n'ubumuntu muri wowe. For sure, umwongereza aravuze ngo educating the mind without educating heart, it is not education at all. To mean what? To mean ko ubwenge waba ufite bwose, ibyo waba ufite bwose, by'igiciro ibyo ari byo byose, ariko mu by'ukuri umutima wawe utari wowe nyine, ubugingo bwawe reka mbivuga ngo ni nk'aho kuvuga ngo ubugingo atari ubwawe.
hari umuntu ubayeho ariko nyine abayeho just ku mubiri gusa yitaho umubiri ako natekereze umuntu w'imbere akwiye gufashwa iki we akwiye kwitabwaho gute uzamugaburira iki ni hahandi usanga umuntu abayeho ubuzima bwiwe bwose ariko atarigeze aryoherwa n'ubuzima wakibwira ngo yaryohewe n'ubuzima kubera ko wenda araryoheje yafashe amafaranga ajya gutembera ararya arenjoyinga yambaye neza akumva ko ubuzima nyine ngo yabayeho neza ngo yarenjoyinze no way ariko mu by'ukuri wa muntu uzasanga kenshi nta n'ibyishimo ajya agira ni wa muntu ushobora kujya ahantu akiheba umunsi umwe iminsi ibiri akajya none atangira no kwicuza ibintu akora byose abikorera iki akumva ibyishimo biragenda bigabanuka muri we biterwa n'iki ni kuvuga ko umuntu w'imbere ntago uba wamwitayeho kandi dukeneye ko umuntu wawe w'imbere ari we muntu ari we ugomba kuguha ahubwo uko umubiri wawe uri bumere reka mbaho urugero rworoshye mureta mubyumva wenda ujya ubona ukuntu umwana abarya akarya bakamuha ibyo kunywa umwana bakagerageza buri kimwe ngo barebe ko umwana wenda basi yabyibuha cyane umuntu mukuru bakamubwira se kutabyibuha akarya ibintu byose ngo arebe ko yabyibuha you know what hari igihe none usanga aho kugira ngo abyibuhe araguma kuri level imwe ntago ashobora kubyibuhaho gato kandi akura buri kimwe se biterwa n'iki ubundi ntago uyu mubiri w'inyuma ari uzagutuma ubaho neza ahubwo umubiri w'imbere ubwa bugingo nababwiraga wa mutima nababwiraga niwo wonyine uzatuma umubiri wawe ukomeza gucya imbere y'abantu umubyibuho ni ibintu utavuga ngo biraterwa n'ukuntu wariye ni ibintu utavuga ngo urajya muri siporo ukore siporo ubyibuhe no way ushobora no kubyibushwa n'ibiryo ariko ukabyibuha ejo ukajya kwa muganga turabizi cyane tuzi abantu benshi ushobora no kuba nawe nkurikiye ufite ikibazo cy'uko byibushye ujya no gufata imiti uribaza icyo kintu mu by'ukuri uwo mubyibuho ntago ni uw'umubiri nyine kandi nta n'ikintu bimaze ariko ubugingo bwawe nicyo kintu cya mbere ukeneye nayo mpamvu ukwiye kwirinda ukanacunga n'ikintu cyose cyakangiriza mu bwonko bwawe kuko ubu bugingo bwawe umutima wawe ugendana n'ubwonko bwawe munyumve neza ntago ndi kuvuga uyu mutima utera ahubwo umutima nama wawe ugendana n'ubwonko bwawe as long as mu mutima wawe harimo ibintu bimeze nk'ibintu by'imivurungano bimeze nk'ibintu by'ibibazo bihuriramo mu bugingo bwawe utameze neza ni handi usanga n'umuntu rwose mu busanzwe umubiri we n'ubundi nta byishimo ntashobora gushyira uturasi ku mubiri like that ni wa muntu nyine ubayeho ameze nk'ikintu cy'igipapuro kigenda reka mbivuge gutyo wenda kugira ngo byumvikane ikintu kigira abantu rero abantu ba nyabo nta kindi ni ukuba mbere na mbere muri wowe urinde we mbere na mbere wiyitaho gute kugira ngo witeho rero nta kindi ndizera neza ko umuntu ukurikirana by'umwihariko Bookstore kuri On TV n'ibindi biganiro ndizera neza ko tubana ubuzima bwacu bwa buri munsi hari ikintu kigenda gihinduka kushobora no kubuzana ugakurikirana nyine you have to view that you have to like you have to comment kumva nyine that's enough ariko ujye utekereza basi ku kintu twavuze guys ntago ucaka gutinda kuri iki kintu ariko nashakaga kubereka ukuntu umutima w'imbere ubugingo bw'imbere nabwo bukeneye ibintu byinshi nk'ibyohereza umubiri reka nzagaruka ubutaha tujya no imbere muri meditation kubera iki abahanga benshi tuzi bifashisha meditation ibihugu byinshi byo byayigize imbere bifashisha class ya yoga babishyize imbere baza agaciro kabyo nzaza tureba impamvu yabyo niba ngombwa ngiye nzabazana umutumirwa atubwire byinshi kuri ibyo so guys haba hari inyunganizi ikibazo icyifuzo cyangwa se ubufasha wifuza kutugezaho nka On TV that's why comment ziranga ushobora kutwandikira cyangwa se ukatwandikira ku zindi mbuga nkoranyambaga inbox haba kuri Instagram Facebook n'izindi kugira ngo tubwire icyo wifuza n'indi rero ni Pillarstone TikTok ukadukurikirana ukadufollowinga tugira live nziza cyane ukadukurikirana kuri Instagram ni On TV n'ibindi byose tugakomeza kubana so guys make sure you subscribe like share and comment ciao On TV